Birababaje, biteye ubwoba, biteye n'agahinda kuri uyu mwana w'umuhungu ukiri mutoya w'imyaka 14 ubwo yari avuye mu itsinda mama we yari amutumyemo, hanyuma yagera mu nzira agahita ko akubitwa n'inkuba. Ese wakibaza ngo kugira ngo akubitwe n'inkuba byatewe n'iki? Ese imvura yagwaga ingana gute? Ese abaturage bo muri uyu mudugudu cyangwa se muri aka karere babyibajijeho iki? Ese ubuyobozi bwabivuzeho iki? Ese kuri uyu mwana wamaze kwitaba Imana, kuri ubu ngubu ubuyobozi buri kuvuga iki? Byinshi muri iyi video ni mu kanya, ariko mbere y'uko ngira icyo mvuga, ku muntu utarakora subscribe banza ureba aho hasi hato ukore subscribe, ukande ku nzogera mu bitekerezo by'uko wifuza ko nazayankugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Hari mu mugoroba, mu kagoroba ku masaha y'isa 12, uyu mwana w'umuhungu ubwo mama we yari amaze kuba yamutuma mu itsinda, umwana yagiye rero akigaruka yari ari mu nzira ava mu iryo tsinda nibwo inkuba yamukubitaga, hanyuma ahita yikubita hasi agwa igihumure. Hahise hifashishwa ubutabazi bw'ibanze bamujyana ku bitaro, bamugejeje ku bitaro nibwo yashiragamo umwuka. Abaturage bo muri uyu murenge bavuze ko bumvishe umwana ataka, bahita bihutira gutabara. Bahageze basanga umwana arimo arasamba, bahita bamutera bamujyana kwa muganga. Bageze kwa muganga basanga umwana nyine aracyafite akuka gakeya, hanyuma nyuma y'iminota 15 nibwo umwana yashiragamo umwuka. Bakomeza bagira bati uyu mwana urupfu yapfuyemo byadutangaje cyane, biranadutungura kuko imvura yari imaze kuba yashira, hari harimo haragwa ubujojo, nibwo humvikanaga nyine urusaku rwinshi cyane. Abaturage tuhageze dusanga umwana nuko bigenze, hanyuma dukurikije twumva ibitekerezo byatangagwa n'abari bahageze ako kanya, batubwira ko ari inkuba imaze kuba yamukubita. Ubuyobozi bwatangaje bugira buti abaturage bagomba kuba bakinjira mu nzu mu gihe imvura irimo iragwa, kuba bashyira imirindankuba ku mazu yabo. Ubuyobozi bwatangaje ko mu gihe humvikanye imvura cyangwa se imvura irimo irahita, abaturage bagomba kuba bajya mu mazu yabo kandi bagashyira imirindankuba ku nzu zabo kugira ngo habashe kuba hakirinda ibiza cyangwa se impanuka nk'izi ngizi ziba zabaye. Abaturage nabo bakomeza kuba bagira bati ntabwo twe tuzi ko rwose uyu mwana yakitaba Imana bikurutse kuri ibi ngibi, kuko imvura yari imaze kuba yahita, dore ko abaturage nabo bamwe na bamwe bari batagiye kugenda, batangira gukomeza bagira bati ushobora gusanga iyi nkuba yabaye gutya ari wenda ariyo bari bamwoherereje, dore ko batangira bavuga ko wenda haba hari icyataye iyi nkuba, kuko bo ubwabo ngo ntabwo bari kumvisha ibi bintu byaba byabaye kuri uyu mwana. Ababyeyi b'umwana n'agahinda kenshi bagira bati umwana wacu twari tumutumye tuzi ko imvura yahise, kandi dore ko imvura mu by'ukuri yari imaze guhita, hari hariho ubujojo bukeya, ntabwo twari tuzi ko ibi bintu byaba. Gusa umwana wacu aratubabaje, dore ko yari akiri na mutoya, yari akiri mu mashuri abanza, nibwo yari akirangiza umwaka wa 6 w'amashuri abanza. Ubuyobozi bukomeza kwihanganisha uyu muryango wabuze umwana bitewe n'iyi nkuba cyangwa se bitewe n'ibibiza. Bakomeza bagira bati baturage batuye muri uyu murenge mukwiye kuba mwafata ingamba zo kuba mwaguma mu nzu mu gihe imvura irimo iragwa. Wakoze gukomeza gukurikirana Urusaro TV, dukomeza kwihanganisha uyu muryango wabuze umwana. Wowe turakora subscribe, kanda kuri subscribe cyangwa se ukanda handitse s'abonner, umpe ibitekerezo by'uko wifuza